mane na ibintu ndi kumva mu nda namwe biri kubabaho mane. Ahubwo ngiye ndi kubabara mu nda nkabyumvira muri nyababyeyi. Mutambwira yuko ibyo ndi gukeka ari byo. Wagira inshuti yagira nka ziriya kabisa. Baginga nabwiye ngo baze mu nama y'urupfu rwanjye ubundi Imana yangisha. Reba nk'amasaha nabageze. Kandi mo nababwiye baze kare ariko ndumva barngwaje umuti n'ubundi rengabwe nirwariye none ndebera ibintu bankoreye. Reka mpamagara icyambere numva uko bimeze ubundi. Wasanga ubu babikatinze. Shamana. Nta nshuti mfite kabisa. Bimeze bite se bro? Sha ntari kabisa. None se ugiye he? Sha nari mu kazi nyine hirya hano to. Giye mu kazi naguze uko wamukapo wacu yateguye inama y'urupfu rwe. Oya da. Oya ngwino kabisa haraho kajya. Oya ngwino naba mucite naba ngize amahirwe aho. Tugende tujye mu nama y'umukapo wacu y'urupfu rwe. Asumani ko ngende wa munaniranye vipi zanyu bundi. Imeze bite se? Hasi ubundi Ndaje ngo mushinyagure. Oyi, umva nigute umuntu ategura inama yo mu gitondo saa 2 mukaza saa 8. Kugushinyagura nta gihe umuntu atazagushinyagura. Twihanganiye twakerewe nyine ariko umugore nge yari yantindije bya danje. Inshuti umuntu yagira ndi nkamwe. Aho kugira inshuti nkamwe ndabona umuntu yabana n'igikeri bikagira. Umva umugore yari yantindije kabisa. Uranzi sunzi. Ngeze amahirwe. Jesus is Lord. No. Yes, inshuti zanjye rero bavandimwe. Meruka mbabwira muri benshi ako sinzi ikintu cyatumye muza muri batanu. Gusa nyine nicyo kingaragarije ko ari mwe inshuti zanjye zakadasohoka. Ikintu nababwiriye rero kuza hano mu nama y'urupfu rwanjye na kantu gatoya cyane nashaka kubabaza ubundi nyirizina nindamuka mpfuye kunzi karinjye wafashaga buri kimwe cyose ubundi nindamuka mpfuye ubundi muzimarira iki muzakora iki muzabasha gukora iki niko kantu nashaka kugira ngo mbabaze gusa buriya ni byo duhamagariye inama yadusuzuguye wana yadusuzuguye kwica umunsi wacu bose muceceke shabuzi ko nta soni mugira mwa ibi bintu muri kubifata nk'imikino kandi nyamara nibiramuko bibaye impamo buri wese azamera nk'injangwe yaguye mu ntuza mu mazi ubwo rero mbagiriye inama buri wese yambwira icyo azakora tugifite umwanya wo kubivuga sibyo ntago mwumva twabyumvise turaje turebe icyo dukora ngaho tangira wowe tubwira kwanza cyakora buri hari icyo mpise ntekereza gusa birambabaje cyane mbabajwe nuko ugiye nagukundaga ariko ikindi kintu kindi cyaba kinshimishije ku rundi ruhande nta mbuti yaje nzongera kugira nawe kwa mukobwa harya haruguru hamwe twahuriraga yaje ubimenye sha mwana nagatangaye pe nagatangaye kubona nubundi ibaze ko mu bantu bose nabwiye ngo baze hano kwitabira inama y'urupfu rwanjye nubundi wowe nagushyira nko kuri 30% nibura mu nshaka rwango nari nkufitiye ariko nubundi nta kibazo nubundi wenda kuzi uri bivanga nubundi ugumura abandi nta kibazo rata wowe tubwire ubundi nyuma y'urupfu rwanjye uzakurikiza icyo uzakora iki murakoze njye nkimara kumva ko wabunaze nzajya mu kabari niyakoze inzoga kubera agahinda nzaba mfite inzoga nzazimara mu kabari sha noneho uranyumisha cyokora mbonye ko nta nshuti ngira ariko ntaribi nangaho nawe tubwire uzakora iki numara kubona navuye mu buzima okay nanjye nimenya ko wapfuye nzihutira gufata amafoto yawe ngo postinge ku mbuga nkoranyambaga bose bamenye ko watuvuye ya ndabyishimiye uzabukoze kumenyekanisha nabyo ntago ari bibi
nta kibazo kabisa, naba nawe icyo wakoze nibura uruta imbwa nk'ebyiri. Hanyuma wowe tubwire, wowe nyuma y'urupfu rwanjye uzakora iki se? Uzabasha kwigeza kuki nimara gupfa? Murakoze. Njye nyimara kumva ko watuvuyemo nzaguhanaguraho ideni ryose wari undimo, mwishyurire abantu wari urimo amadeni. Sha naba nawe cyokora umuntu yaza kugira inshuti nkawe nk'eshanu nibura. Sha ewana kabisa yaba ameze nk'urutare rwa Ngarama. Ariko ni wowe kabisa, ubundi ni wowe. Ngaho nawe tubwire, ubundi nyuma y'urupfu rwanjye uzakora iki? Nubona ntakiri mu muntu uzaza nyine zo kubaza kugufasha ibyo uri gukora ubu ngubu, uzakora iki? Akoze iyo nyikimara kumva ko wapfuye nzakoresha ibishoboka byose shaka amafaranga kuryo tuzagushyingura neza, tugushyiraho n'agasima ye. Sha mwakoze cyane, gusa ariko ndabashimiye cyane tu. Gusa ariko nkimara kumva ibitekerezo byanyu mise numva nkumbuye umunsi w'urupfu rwanjye. Akose ubundi ibintu niyemeje nzabishobora mwakagira Imana. Ntabyo nzashobora pe. Ntabyo nzashobora. Gusa baravuga ngo gasore katirariye ni karongora nyine. Nanjye nduze niyemeye kandi se mureka mbabazi nihe hari ubwiherero. Dore tambika hari. Ariko ntutinde witebuka. Ariko kubyo numvishe muzankorera napfuye. Sha numvisha ari byo nkeneyemo nkiri muzima. Nk'ibihubwo Urugero nkawe wavuze ngo uzajya kwiyahuza inzoga ku munsi w'urupfu rwanjye. Nta kuntu izo nzoga wazigabanya, ahubwo noneho tukazizana tukazinywa uyu munsi nkiriho. Urumva wabonye iciye imipangu ntago byashoboka. Nzazinywa wapfuye. Reka twigire kuri wowe wavuze ko uzampostinga. Nta kuntu wampostinga ubu ngubu nkiriho, kubera yuko urabyumva nyine nari maze kwibagiranwa mu bantu. Nta kuntu wabikora ubu ngubu kugira ngo n'ubundi bawongere banyibuke. Erega maze iminsi mu nzu ndyamye. Oya, igihe cyabyo ntikiragera. Cyakora yewe nta shuti mfite. Aya nakuwe icyo dupfa ndakiza. Faki wowe. Hanyuma wowe wavuze ko uzanyishurira amadeni ariko napfuye. Nta kuntu iryo deni warinyishyurira ubu. Hanyuma ubundi nkabasha kwikiranura n'abantu ndiho mu buryo bwo kugira ngo mutazaseba n'ubundi nagiye. Kareka ubwo mbigukoreye naba nisha imipango yanjye, nkwiye kuzabigukorera mu gihe tutazaba tukikureba. Sha nyine rero nta kuntu nyine mwaba mwaje kunsura hanyuma ubundi ngo mugende imbokoboko. Niyo mpamvu rero nyimara kumva speech yanyu nyine ukuntu twaganiriye nyine byanyeretse urukundo mumfitiye. Niyo mpamvu rero reka mbanze mbazimanire imbere yuko Numva kuvuza ijambo ryiza. mbanze mbicira icyapa. Numva kuvuza ijambo ryiza nyamukuru. Sha nyine nubwo nzanye kamwe ariko muhumure nyine mbwiye umwana ngazishyire mu gafirigwari yazibe zikonje, sibyo? Ariko nyine murabyumva mu gihe nyine tuzitegereje ntabwo twaba dupfa gutyo, turapfa kuba dusoma kangaka. Nyine reka mbere kwa mbere nta kibazo, dukomeze duhane ntari Kudasomye. Izanye dapfundikiye man. Nswajyaga ngayizane ifunze, waruranywe inzoga ifunze gute? Soma jyureka ibyo wanyu mu cyaro kamwe basa. Nyaboneka zara natwe dufite icyaka. Kugira musoma nka mudafite gahunda mwazanye natwe tugasoma. naho ubundi sha ni mwe nshuti kwera. Nyabona ntukamaremo. Reba nk'uwicariye umwobo se. Reba nk'uwicariye umwobo. Mama ibintu ndi kumva mu nda namwe muri kubyumva. Ahubwo njye ndi kubabara mu nda nkabyumvira muri nyababyeyi. Utambwira yuko ibyo ndi gukeka ari byo. Wetin be this? Jesus.
ibyo ni byo mwanyifurizaga sha, reka ibyo mwenda kuzankurira nanjye ndabibakorera. wowe twigire kuri orata nkayo wavuze ko uzapondi Lakagafata nako gahagije munda habaye vide Ngo azagira ute? umukuru ibintu abana mureka guseka agiye kurepeta rimwe wowe wicare mwumva ko agiye kurepeta rimwe urumva imbuga n'umujama we yarize nawe imbuga nkoranyambaga Buragaswe. hano nagiye umva bana hano nta gisekere kirimo Cyamukina komedi we. mani wari cyaho guseka mwanjye byarangiye tu munda we nabone kudutaka Nemushaka twirigwarira ibi. hano nta gisekere kirimo ubundi vipi zanyu iyi ni inama Wifashe wibumva ni iki Umve. mani gafate ntabwo birongera ngaho muceceke namaze avuga ijambo imbuga nkoranyambaga we imbuga nkoranyambaga wabisoje Imbuga nkoranyambaga. nari hakoze imboga